muri karitsiye byabiri byo ndavuga semana kuko namara isagonda imwe ntasomye ku nzoga isagonda gusa isagonda nabonaga n'icupa riteretse nkumva mfite inyota naca hari ukuntu akantu ga primus bajyaga bashyiraho bagashyiraho ikirahure kirimo utuntu turimo tuzamukamo inzoga yamaye nkumva noneho nabwo ndapfuye. Yes. Hashize nk'amezi nk'atanu ndyamye mu nzu kunywa inzoga noneho byaranananiye naraguze igikombe cya parasitike ndakibuka gisa nk'icyatsi naragishyize hafi aho inzoga ziri hafi aho kubera kunywa cyane niba mu muhogo harageze aho akananirwa sinzi ukuntu byagenze nkajya mfata igikombe nkagisukisha nkanywa za nzoga ngiye kumva numva ijwi ry'umugabo wongorera ndareba ngira ngo nihangu mva nongera ndisinzirira nimumwe n'inywere igaruka bwa kabiri rambwira inshuro 3 none numva nzanye nk'urumeze ukuntu ndeba mu idirishya ndaso abamama bo muri karitsiye seje nari ntuye bapanga plan yo kuntwika kuntwika baragenda bagura essence reka baraza ati mama papi n'umunindaya dutwara abagabo bacu ntibakirye ngiye iyo nashaka gutwara umva ukuntu nari umugore uteye ubwoba ngiye kumva numva ntangiye mbona urusinga rucometse ruvuye hejuru rumanutse rujerunze ntangira kumva ngiye kuvuga nkabanza ngafata umunwa ndigaragura baramfatana mbese mu rusengero uwo munsi ningiye babiriweho yego uriwe ni ukuranga kuko hari abantu bishushanya bakabatereka twinjire muri Yesu tujijishe dukora ubwa dusambane tujye kwejya ku mateleviziyo ku YouTube tuvuga ibintu uriwe w'indani hari abantu bari physically inyuma ariko imbere burya niho hambere azi ko nkijijwe no musiramu mugabo wanjye no musiramu ariko ama liberté mubanye neza nta kibazo urugo rwacu no urugo abantu bose babuze ukuntu tubayeho batari ku mundi musiramu na mukristo buri ntama yose yego iziye guca munsi y'ukuboko kwa nyinabyo kugira ngo izigenzure zimenye yego uzaca uri umusinze ntuzahinjira uri umusambanyi uri umutinganyi cyane nanone heza ibintu by'ubutinganyi mu bakozi b'Imana ubutinganyi abagore bakaryamana abagabo bakaryamana ibintu byarenze haniro ariko Imana iraje ije gukora akazi kayo kuko ntago Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona rero ko twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira. Reka dutangire tumuhereza ikaze ku Iyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Amakuru ni meza. Wow, tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze Imana ibaho umugisha. Amen. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro kivuga butumwa. Yego murakoze Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Giselle. Ndi umumama ufite abana 6 n'umutwaro umwe. Yego. Ntuye igikondo aho bita ku Karambo. Mu Karambo. Yes. Mudugudu wa Murenge wa Gatenga. Mudugudu wa Karambo akagari Kamabuye. Kamabuye. Yego. Mukaba muri abakristo. Turabakristo. Musengera? Dusengera muri ADPR mu Gatenga. Okay. Ni Madamu Giselle rero niwe tugiye kuganira n'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo akaba n'umuhanuzi byose agenda akora imirimo y'Imana mu buryo butandukanye. Wenda baravuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanza ikakunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone ukomeza abandi. Madamu Giselle rero ni muntu ki umuhamagaro gukorera Imana waje gute yavuye hehe ubuhamya bwe n'ubuhe arashaka kubwira iki abantu bakurikiye Iyobokamana TV. Murakoze Imana ibaho umugisha. Reka nanjye mbisubiremo iyo ushaka kuzaba ukomeye Imana igucisha mu bikomeye kugira ngo nawe uzakomeza abandi. Ni nka gukomera ukomeza abandi. Yego ngewe mfite imyaka 40 n'umwe ubu ngubu. Yes. Naciye mu bikomeye
Imana ijya kumpamagara reka bwo duhere ku buhamya. Yego nibyo. Yego. Aha. Nari umumama ufite umutwaro umukunda, mfite n'abana 3. Nari umusinzi, nari umusambanyi, nakoraga ibyango n'amaso y'Uwiteka. Warashatse? Narashatse mfite uwo mugabo tubana mu rugo, nkora ibyango n'amaso y'Uwiteka. Nabigeza abaturanyi, imiryango, bese n'abana mu rugo bari barazengerejwe nuko nari meze. Yesu we. Nari ndi mu yindi si itaringiye ndi mu uyu munsi, ariko mbanje kuzamura Imana icyubahiro, yo yandengeye habura gato. Imana ishimwe. Ubwo hari mu 2008 hari ahantu twari tugiye kujya gusengera, umama twari duturanye yarambwiye ati mama papi waje nka kujyana bagiye gusenga tukajyana gusenga. Nabwo nti gose ubwo afite igihe cyo kujya gusenga kuko bitewe n'isi nari ndimo gusenga nta mwanya nari mfite. Ntabwo wari ufite umwanya? Nta n'uwo nari mfite ariko. Yego. Nabwo nti rero mbere yo kugira ngo ngeyo urabanza ungurire primus ninyweye kuko nakundaga inzoga cyane. Nabwo ati ndakugurira 2. Arazizanye ndazinyweye, ndangije turajyana. Yego. Hari hagezweho umugabo witwa Theo bose babireba, twakundaga indirimbo ze cyane. Ubwo ndagenda ngeze mu rusengero ndi hangova, mfite gahunda y'abagabo turi buhure kandi mfite urugo. Satani n'umugome. Ufite urugo. Yesu we. Mfite urugo rwiza rutagira ikintu rusaba na kito, ariko nta mahoro yo mu mutima afite. Hari igihe abantu batunga ibintu ariko mbese nta bumuntu bafite. Yego. Narazengereje abantu bose. Ubwo turajya tugeze mu rusengero turasenga, tumaze gusenga barabwiriza mu gihe cy'ubuhanuzi umupasiteri wari ku ruhimbi araza afite mikoro, araza angeze uruhande arahagarara. Hagaze arambwira ati umva mama, ubundi ko wicaye aho utahicaye wahagurutse ukigendera ukajya gukora randevu ufite na ziriya nzoga ziri hariya wasize mu z'ibice n'izindi ziri mu mafirigo ukagenda ukazinywa. Ubundi ariko uko mbibonye uzakorera Imana. Ari umupasiteri. Ari umupasiteri. Yes. Ndamwitegereza ndamuramura ku kirenge ndazamura ngeza hejuru, nabwo ngo nk'ubwo ari kuvuga ibiki. Mwumva ibintu ambwira ntabwo mbizi. Ariko nanone ndavuga ngo uwa mama wanzanye yaragiye abwira pasiteri ibintu byanjye. None niyo mpamvu banze kugira ngo pasiteri ambwira ibintu mu bantu barenze 200. None dusohoka ndamwica. Uhita uvuga ko ari wa mama wakuzanye uri kukuraburiza kwa pasiteri. Ubwo wandaburije kera. Uya pasiteri azaza nk'isore mu rusengero. Kumbe ni Imana. Amazina yashira yazi. Yego. Nubwo byaha byawe tukura tukutuku byese guhinduka bigahinduka nkashirenge. Amen. Ubwo ndagiye dusohotse n'abari kusura ariko nkumva ngo shingura mama pi ngo igeze amahirwe kubwo ngo twebwe ngo tubara n'imyaka 10 ngo tukamara 5 ngo tumutegereje twaramubuze ariko ngo ufite amahirwe. Nubwo ntacyo mitagenda wa mugani nisura kwinkwera byahindi byanjye nkora gusura mu byaha nyine. Ubwo wari wagiye gusengera hehe? Aho nyine twari kwagiye gusa Kicukiro. Kuni kwa ntabwo pastor n'umwibuka? Pastor ndamwibuka. Yitwa Pastor Murindwa. Pastor Murindwa. Yes, Dorcas. Aha. Ubwo birangije turagenda. Ubwo birangiye turatasura mbya ariko hashize nk'amezi 5 ndyamye mu nzu kunywa inzoga noneho byaranananiye. Naraguze igikombe cya parastike ndakibuka gisa nk'icyatsi. Naragishyize hafi aho, inzoga ziri hafi aho. Kubera kunywa cyane niba mu muhogo harageze aho akananirwa. Sinzi ukuntu byagenze. Nkajya mfata igikombe nkagisukisha nkanywa za nzoga. Ngiye kumva numva ijwi ry'umugabo wongorera. Iransanga ndyamye mu ntebe. Ati umva dushima Imana Gisele. Ndashaka kunkorera. Yesu we. Ndebye kuko muri karitsiye bari bazi amazina y'abana. Ntabwo bari kwa kuri yitwa mama papi mama kanaka. Yego. Ndakase umuntu mvuze mu izina ninde ndareba ngira ngo nihangu vano nyandisinzirira nemome ninywere igaruka ubwa kabiri. Yesu. Rambwira inshuro 3. None numva nzanye nk'urumeze ukuntu ndeba mu idirishya ndasohoka ndeba abaturanyi. Ndakomeza nicira mu nzu.
ndara numva ndara ntareba ndanura n'ubufite iki kintu kiza kikamamagara hanyuma nkakibura ego ko numva ngize ubwoba Yesu Kristo uraca mu gitondo hashize kuko icyo giterane cyari cy'imisirindwi dusubire ya misirindwi yose narayisenze yo ko aho ngaho ku rugo rusengera Dorokasi uko ngiye nasenga ngenda mpinduka ariko mpinduka ntazi uko ugenda uhinduka ariko ugenda uhura n'intambara ubana n'urugamba byabaye ngombwa ubwo ni mu ncamake mba ndakijijwe maze gukira ariko nta mpamvu yo kuduha incamake kandi twicaranye abantu bategereje kumva aho mama papi yavuye ubundi akakizwa ahubwo abantu ubwo bari kureba iki kiganiro barimo bibaza bati ko yabihereye ari umumama akiri umukobwa aho byari bimeze gute wenda muraza kutunyuramo gakeya mu makuru y'ubukobwa kugira ngo bamenye aho byatangiriye nyiri umukobwa byari birenze byari birenze narageraga ikintu cya mbere abantu bari banziho ni amahane no kutavugirwamo kutavugirwamo ngo umuntu akuvugirwamo ngo nabwo ubundi uvuze nkande wowe ubwo bikaba ngombwa turarwanya narinzwe mbese nyiri n'umukobwa niyo najyaga kuri kano kuvoma cyangwa kuri robine kuko twavomaga amajerwa hari amajerwa twavomaga kuri robine ubwo za robine zizana amazi gutya mbese aya ngaya ayisuka ubwo ngubwo yo nahageraga n'amajerekani yanjye bahitaga bibweza ati tumureke abanza avome hanyuma tuze kugera nyuma bakigeraho nkabanza nkavoma ubwo Imana ntahitakura umuntu ni ukuri ubwo imisirindwi ndayisenga maze gusenga ngira numva mbohoka none mama mbere wenda yo kujya ku minsi mbere yo kujya kubohoka kwawe ndashaka kumenya wari umukobwa umeze gutyo uri umunyamahane uri umusinzi uri umusambanyi mbese ukora ibyangwa n'amaso y'Imana muri ubwo burara wari ufite ukiri umukobwa niho waje no kubonera umugabo umugabo mwamenyanye gute wenda umuntu ubwo mari kwimagine ibintu abantu bari kugende bibaza tu ubwo ngubwo naho ngagiye twaje kumenyanira turahura turamenyana arankunda turabana yego turakomezanya nabugingo none tukiri kumwe yego n'ubu ngubu ne mugiri kumwe ubwo mwarishingiye twarishingiye haza guca igihe kuko yari umusiramu umugabo nyine n'umunyamahanga aza kunjyana mu idini ninjira idini nanjye ntora shahadu nk'abandi bose ariko uwa Yesu ntago igihe kigeze Yesu akuzana mu gakiza neza yego umugabo wanjye akomeza kuba umusiramu nanjye kuko nakiriye agakiza arabwa ati ahubwo ngize n'amahirwe urakakira urakijijwe umusenge mu ijuru hazajyamo umuntu ku giti cye nta dini rizajyayo niyo mpamvu nakomeje kubana na bugingo n'ubu ya minsi irindwi ubwo maze gusenga turakomeje umupasiteri rwose akajya dusengera byiza cyane birangira nakiriye agakiza ndakizwa maze gukizwa rero muri karitsiye aho narinzwi narwanye urugamba muri karitsiye ndwana urugamba rukomeye ndwana urugamba rukaze kugira ngo bigaragare nyine ko nakijijwe Yesu agukura ahantu hakomeye cyane ndwana urugamba muri karitsiye bya biri byo ndavuga semana kuko namara isagonda imwe ntasomye ku nzoga isagonda gusa isagonda nabonaga n'icupa riteretse nkumva mfite inyota naca hari ukuntu akantu ga primus bajyaga bashyiraho bagashyiraho ikirahure kirimo utuntu turimo tuzamukamo inzoga yamaye nkumva noneho nabwo ndapfuye ariko Uwiteka Imana yarandengeye yego agenda ngirira neza byose ngenda mbireka umuntu mama noneho muri ayo masengesho rero waje gukirizwamo nyine nk'uko bivuga byarakoroheye kubireka impamvu nabiretse bikemera nuko nakomeje gusenga udasenga ntabwo wapfa kubireka kuko hari izindi mbaraga ziba ziri muri wowe mama papi ni ibiki wibuka wicuza mu gihe wamaze mu byaha wenda hari igihe hari amasituwasiyo yagiye kubaho ukaba ubyibuka uvuga ati hari igihe nanyweye inzoga wanywaga n'itabi naryo nararinywaga urumogi wanywaga n'urumogi yego uri umumama ndi umumama nabanje kurunywa ndi umukobwa ubwo rero nashatse n'umugabo
wamuha liberite yose ba liberite totale. Hari ingo ziha abantu liberite, hari n'izifata abantu zikabakomeza. Ubwo yabaye ati mva umugore wanjye rwose ubwo nkubonye nta kibazo, umugore we shapu ikintu cyifata amafaranga ujye ukora ibyo ushaka. Ubwo nkagura ako kamogi nkagashyiraho nkagatumura cyangwa nkagateka mu isombe cyangwa nkakanywa mu cyayi. Umugabo akakwihorera. Haleluya. Umuntu ashobora kwibaza rero mugani umugore wari umeze gutyo wasambana, anywa urumogi, anywa itabi, anywa inzoga nyine gutya, ari umusinzi, nyamara kandi akubaka urugo. Nyuma wenda yo gukizwa, Imana yakubwiye ko yakunyujije muri ibyo ishaka kuzagukuramo umukozi w'Imana, ariko ifite intego zo kuzagukoresha iki? Birakomeye. Hagati aho ngaho ngewe no kugira ngo n'ubu ngubu ubu nicaye aha ngaha kuri no televiziyo, ni Imana nabyo yarabimbwiye. Abati hari igihe nzakwishaza ahantu hatandukanye bitewe n'uko agakiza kawe nkabona, kuko njye agakiza kanjye ntabwo ari ka kandi twahura bagati mapi nagukunze uri umugore mwiza, reka tugende nk'ibihumbi 10 turyamane. Iyo tape ntabwo nyiriho. Cyangwa tugende ngujyane muri hoteli nguri nko korona, kuko ibyo byose narabiriye nabifite. Njye nabaga mfite inkoko nka 200 ziri aho ngaho zitegereje ko nzazirya, nazikuziya senze kuyehe nako sanga he cyangwa nta mwanya nari kubona bitewe n'ibyo nabaga ndimo. Yego. Hanyuma urwo rugamba ndarugwana muri quartier, biba ngombwa noneho buryo ugenda usenga uko Yesu agenda kuvana mu byaro kugera uhura n'ibigeragezo bitandukanye. Yego. Ikintu cyambere nabanje kwangwa n'imiryango. Abaturanyi bo nibo bari baranzengereje. Yego. Ariko nkajya nasoma ijambo bati kugira ngo uzagere ku bintu bikomeye kandi bifatika urabanza ugaca mu bikomeye. Nkabona nibisanzwe, nasoma inkuru za Yesu, nasoma inkuru z'abatubanjirije, nkasanga bose kugira ngo bajye ku kintu runaka babanje guca mu bigeragezo. Yego. Nanjye navuga reka nanjye nambara imbaraga. Nibwo nazambaye urugamba rwo gutwara Bibiliya n'amateka narwanya amezi 3 gufata Bibiliya mu ntoki ngo nyigenda n'abantu bone nyifite. Byari amateka muri quartier handi wanyweraga wasindaga wakoraga ni sojeberega nayo ni hafi nayo soje. Hari akabari kitwa Randevu, hari akitwa Bere, hari akitwa kwa Kanyara, hari akitwa kwa Bosco. Utwo twose ninge wari mambure wato. Ninge wari mambure yo ntahageraga, cyangwa bahagera ati mugere wa mama papa ataraza ko ashyushya ikirori, niyavuze igiswahili cyo muri Tanzania, umva ibintu byose bari byiza, aryoshye inzoga rwose ni badahari. Yes we. Ubwo wa muri njye ngo weekend ajya kugera imodoka yavuye mu Kinamba, nanjye weekend ajya kugera ibintu byose maze kubishyira kuri gahunda ko ngomba muri kabari kandi nakinjiraga kandi yo nakageragamo wori mu inzoga ukambona wahita gubireka ukaza tukicarana ahantu ari nabwo ari kuzinywera. Yes we. Bitewe nuko biba ngombwa yuko aba mama bo muri quartier seje mano ari ntuye bapanga plan yo kuntwika, kuntwika baragenda bagora essence reka baraza ati mama papi n'umunindaya dutwara abagabo bacu ntibakirye. Ngewe iyo nashaka gutwara umva ukuntu nari umugore uteye ubwo narakuranga uri umugabo mwiza yego ahubwo ne sasa uri umugabo yirirwa mu kabari kuva mu gitondo kujya nimugoro afite amafaranga ye. Ubundi nk'ubu koko bimeze bite ndavuga ariko ufite amafaranga ati mama papi amafaranga ni ibyatsi cyo gena amafaranga yarariwe abana ni amafaranga ngo nk'ibombe nka 5 cyangwa 10. Ikiro cy'inyama cyagwaga 5 cyangwa 200 hahita no mabana hahita mamereza hahita mbatu biro 2 by'inyama. Ntago nabaga nyabuze ko ari kugira ngo ahubwo ukomeze kunkunda. Yego. Agane bakagera akazi karanga soto n'ikibiki ubugari nkabukaranga nkawe sasa zajya kugera ntago mwiriwe munywa amayoga utari ntakwisha nkahita mpamagara babagabo bose wanjye mu rugo nashatse mfite n'umugabo yabaga yagiye amasafari ariko nkahita mbabwira bakaza tukicara mu rugo tugatangira ikirori tukaburudika n'abagabo re bahaze. Urumva rero ngo bahaze yariye ntago asubiriwe mu rugo. Yego. Ararara neje akara neje ndakarara. Yego. Okay. Noneho rero bapanga
umugambi wo kugutwigisha esanse waje kubicika gute se? baragiye barayigura bamaze kuyigura havamo umuntu umwe w'umumama twaga mama yari umukongomani bagiye hanze bagiye Burayi haraza arambwira ati mama papi najya nkunda kumugurira imyenda ibitenge byo muri Kongo kuko nabiguraga akabimera make nanjye nkagenda nkabicuruza kuri make nkunguka nyine utwo dukeye yego aragati mama papi aza yirukana hano nyine ku muhanda nikuzunye umamagara bimeze bite umugabo witwaga Juste ya mama gutyo mukongomani munini ati wapi uko wapi wewe uri hehe nabwo ndi mu rugo wanjye ngo aho nahadabu ngo ntari soro ufite ngo siko bapanze gahunda yo kugutwara ni bande se ndugiye kuntwe ari abantu hondorera abagore 6 nibagiye gutwika ngewe ati ahubwo uyu munsi ntujya muri karaka ntujya muri bereri niho bapangiye purani kwa kunji winjira nyine warinjiraga hari amatara nyine amwe adasa hari aba mu tubari ati ni winjira bamaze no kwanga purani bahita bacana isiri tayari kumena ndavuga ni okay bitangiye na nambara ipantaro nari umugore w'umunyamahane kandi utavugirwamo ndavuga no muri bereri ni hadashye baradufunga twese ndagenda nambara ipantaro bitamo ntago nari nganaga gutya nari nkiri mutoya n'inkweto nawe ahubwo ngiye gukora agashya amateka azibukwa mu isi nzaba ntakiriho ntakiriho ndagenda nkinjira umugore umwe ambonye ngo arambaye ngo mbona kujyapa ntinje ahangaha nyine nose ko hari mu kabari hinjirwa na buri muntu wese urambuza kwinjira ngo se ngo no kuri kontwari ngo bagugire iki ngo baguhe icupa ndavuga ndinje koko bahise bangurira icupa kandi ubwo namaze kumenya amakuru nawe ari muri haduyeza bari bugire bari buze kugira niba yime barayimanda yigutompa nkubita seke ariko mfite umujinya nyine wo murandura nzuzi ndangije kuyinywa ngo ariko mapinga ubundi ngo kutwirwa udutwarira abagabo ngo burabe bikumariye iki bitamwana uvuze ngo iki ngo kwirirwa utwaraga burayi kumara cyangwa ni ngewe kuva wambona wari wambona naje wowe mu rugo wari karetse utuyemo nayize ninde muravuga ko nawe twari mugabo ngo yivise ngo uburaje ngo bose ngo bagiye guta ngo bahaguruka nawe nge hari umuntu uza guhagurutsa aho yicaye niba niganira nk'itera story cyangwa ibyinira ko bishaka ko nyine nta kundi nkabarembuza ubwo nibone mwabyize mwebwe atumva none twumvikane purani yose mufite ndayizi ngende umugore w'umutanzania sibyo kazi ngiye nabaye Dar es Salaam yego ubwo rero muri ukore namaze no kubimenya mushaka mubiri ngo papi ngo bigwira iki ngo yishe bikubwiye ntimbasha ntingewe ntarakumura muri beshya koko ni nabimenye ubwo ako kashe kandi kare ngo mukamere amazi ni ubwo umwiki kwanza wo bagwiki ati wapi rwose turiko tume byose atangiye kubimbwira byo nzagane aba nge ntacyo mpfa namwe nta n'umugabo wanyu nza gufata nta none nasanga ngo umubwe ngo umugabo sifite umugabo wanjye tubyaranye abana banjye 4 mufite iki kibazo ngo apana ngo nyine ngo bavuze ngo tubikore ngo tukwangije isura nabwo nabo bose bavuze n'ibigori nubwo ibyo urwangano buriya abasinzi barakundana niye cyane nta n'umuntu mwiza nk'umusinzi kwisi kuko umusinzi yo mupfuye icupa arati baguhirinde niko bimeze ariko muri iyi si ya none turimo umuntu arakwanga mupfuye ikisi mupfuye wenda nk'icupa rimwe rya fanta baba wanyweye ebyiri wakwangariho akabika urwango kugera igihe Yesu azazira ariko mama wenda kuki abasinzi nyine bakundana ariko abantu b'abakristo ukabona babika inzika barapfa ubusa bakunda kuvuga ngo turutwe n'abasinzi koko ubona bidateye ikibazo no kubera ishyari abakristo bagirana amashyari ni ishyari nabwa kuko umusinzi abivuga hari akandi garuka mugiye mu mutima cyangwa mu mutwe sibyo hanyuma akabivuga bita binarangira yego ariko umukristo nta cyo bwenge cyo kimuntu mu mutwe yego uretse ubugome n'ishyari gusa niyo mpamvu abantu benshi bakijijwe cyangwa abakristo batajya batera imbere bitewe n'ishyari mu mitima yabo niko biba bimeze nuko rero mama papi rero
gutwikwa kumutwikisha biba birarangiye kunwika mbaho rawundi yagane babahe rawundi bimwe ebyiri burese bakaraga karawundi kabisa bakambere ndakabakaraga mbakaraga ka kabiri undi ati nawe bamuza muri turafiki ko tuko wa moja tu wa mugani umugabo ubuso wanjye ko ari mahanga inzu wo bari kumwe yagane ko nta mugabo wanyu naryamane ko banyikunda ko nisekereza uko bakundaga ko mvuga barabakongomani bagakunda ko mvuga igiswahili cyo muri Tanzania bitandukanye rero ubwo banatangira kwivugira bakaza bakayiko papi wavuye ibiki n'ibiki ariko mbagurisha imyenda bakamba amafaranga nuko byabaga bimeze ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane yes reka noneho dusubire hahandi rero nyuma y'iminsi 7 rero mama papi aba yakiriye agakiza amaze kwakira agakiza baba mama babandi bashatse kugutwikisha essence kugira ngo kubyemera byarabagoye byagenze gute muri karitsiye Mana we umva no buhamya bukomeye papa kuba nicaye ahangaha ni Imana muri iyo minsi 7 maze gukiza nakunze kujya njya mu byumba gusenga iwacu habaga yari igicano cyiza cyane twasenga 3 seke tugasenga 2 gutyo hanyuma reka baze kumva ariko nakijijwe ntago bigeze babyemera birumvikana nabo mvukana nabo ntibabyemeye umugabo wanjye nigeze abyemera abana ntibigeze babyemera mbese bwa ruhamya bukomeye hanyuma biba ngombwa yuko ngaragaza nyine n'ubundi wundi we yego ngaragaza uwundi we n'urugamba umunsi umwe ndasohoka ahantu ari honyine aho sejemu ndasohoka ngiye gusenga nafashe Bibiliya nayishyize mu ishakoshi ngiye kumva no ijwi riramwe ngiye nakoresha ijwi no buzima busanzwe nkore ni ijwi rimbwira ijwi rirambwira ngo umva nkubwire subira mu gipangu ahantu utuye uba ufate Bibiliya uyitware mu ntoki ni nko kubwira shitani ngo injira mu rusengero urumva ko ari ibintu bikaze ntabwo amana ubuse koko ninde uri kumbwira nkareba nkabura ati subira inyuma ufate iki ufate Bibiliya uyizane uyigaragaze ndaza ndasohoka nifashe ngeze mu muryango satani ati ugiye kugaragaza Bibiliya uri ubwenge ati baratafata mu bagutere mama birangiye nanga kuyifata hashize iminota ingahe ndayifatanya ishyira hagati gutya mu gitenge nitera igitenge ndasohoka ngeze ku Imana ngo subira inyuma ufate Bibiliya mu ntoki kuko uzaba ukomeye niyo mpamvu ushaka gukoresha ibikomeye mfata Bibiliya mu ntoki ndahaguruka ndaza ndayigeze muri karitsiye babana twasangiye yongera kuga ahantu ari noye ni mu muhanda yego kuri mabutike batema pisho n'igifite ni Bibiliya abana ni wowe cyangwa n'undi nigene tubo cyangwa n'undi muntu ni nose gufata Bibiliya n'icya ati ishyira hasi dashya ishyira hatagira gute idashya ntabwo ntayo mashyize ndagenda ndayifata noneho cyane kuri ka kabari noneho sasa ko ni mu muhanda babagabo bambaye ati mama papi bivaye bite vimekuwaje noneho umeingia kwenye mambo ya kanisani none se ibi ibintu nani ngiye gusenga ati hoya tugwaye n'uyu munsi ntabwo uri bwire uyonyine ntabwo uri bwire birangira umunsi urira bati nejo bundi mbese bambariraga iminsi none imyaka irashize Imana niyo yagiye inshoboza ibyo byose yes ngira ngo bakunze ibyo bakamana TV murumva ko uyu mumama afite ubuhamya bukomeye mama papi se yaje kubatizwa mu mwuka wera ryari impano z'Imana zaje kuza kuri we ryari ubwo ngubwo maze gukizwa nakunze gusenga cyane nakunze kuba imbere y'Imana cyane ego ahabaye bavuga ngo tuye gusenga hagenda umunsi umwe turi mu rusengero aho nasengeraga naho nakiriwe aho nyine Dorcas yego ni naho nakiriwe ndangije turi mu cyumba cy'amasengesho ngiye kumva numva nta sinzi ukuntu mbaye numva ndahinduwe n'umuhinzi umushyitsi numva ibintu binyinjiye mu mubiri nagiye kubanza kubona mbona igitonya kivuye hano hejuru kuko cyavara ku kwezi kikamanuka
ari uko kigera kimara kugera kiba kirekire kibyimba ngiye kumara bakinguye ahangaha mu ijosi mu kanwa nyine kimaze kungwa mu kanwa ntangiye kumva ngize imbeho ntangiye kumva sinzi kumva ndandeba mama twari turi kumwe nabo ese bigenze bite nkabona ariko ibintu biri kubara ngiye ndiwe kongeye nyine abandi bibere mu byabo yego ngiye kumva numva ntangiye mbona urusinga rucometse ruvuye hejuru rumanutse ruje runze ntangira kumva ngiye kuvuga nkabanza ngafata umunwa ndigaragura baramfata mbese mu rusengero uwo munsi ningiye biriweho yego nuko wabatijwe mu mwuka wera nuko wabatijwe mu mwuka wera yego aha nyuma rero yo kubatizwa mu mwuka wera watangiye nyine gukorera Imana birumvikana mu rugo se umugabo gukizwa kwawe yabyakiriye gute ngira umugabo ucecije make utajya uvuga ntabwo yakwereka icyo akunze n'icyo yanze ariko umunsi umwe dusubiye inyuma mu buhamya gato umunsi umwe hari umugabo umwe w'umukongomani yese umwe ngo turyamane njye nawe ndavuga ntabwo nzaryamana nawe niko bimeze aravuga ati umva twumvikane mama papi tuzabikora ni kondisiyo ndavuga ntabyo tuzakora aravuga ati uretse gato sinzi ukuntu yafashe telefone yanjye avanamo nimero y'umugabo wanjye nk'uko washyira telefone hasi amaze kuyikuramo aravuga ati ngo iyi nakwakiye buri munsi ngubwa ngo turyamane ukiyangira none buretse ngira ngo ibintu bya burage byararangiye afata nimero hamagara umugabo wanjye aryamye ubwo ari saa 8 z'ijoro ngo yindi mu kabari nubwo nari umwambi ya seri cyane ariko kubyaba n'abagabo cyane ntabwo nabikundaga nikundiraga icupa nkikunda no kwibyinira ibintu nk'ibyo mbese ariko nibyo byazaga ntabwo nabirekaga bitewe n'iki ubwo mu gihe cyabyo nyine byarakorwaga ndangije ahamagara umugabo wanjye avuga ati ubwo ngubwo uryamye ku buriri umugore waza hanari umugabo koko arebye asanga koko madamu ntawe uhari ati ari hehe ko nanamubuze ahubwo ngo azafata abantu kubana ni ati turi kumwe turana muri rogi turaryamye none ubwo gore ngo ufite umugore nyiza mu gitondo mu rukerera ngewe naryendaga mu kabari mu gitondo saa 11 n'ubundi nkagaruka ni mu gitondo saa 11 kuko niyo liberté nari mfite mugabo wanjye yavuga ngo n'ubundi ujya kuva iwanyu nigeze nguhamagara ujya kuva iwanyu nigeze nguhamagara nguze uri kumva birangira mu gitondo ambwe ati reka nakwihanganiye ibintu byinshi iki cyo ntacyo nyihanganira mama pe narakwihanganiye iki cyo ntabunyana abagabo bagezaho bamamagara ngo muraryamanye none ndagiye ndabwo no kambayeho nawe n'ubuso ugenda muri senge ugeze uranye nguhamagaye wavuye iwanyu mu Tanzania usanga iwacu mu Rwanda ntabwo nigeze nguhamagara sinagutumyeho uko abantu benshi banziho ukuri ngira ukuri yego birangije umugabo akubita bag umufuka akubita mu mugongo ajya Sodoma kuko karambona hano tuye na Sodoma n'ibintu bituranye ni nk'ari Sodoma ntagomora muri make kuko ibibera karambo nibyo bibera Sodoma ikiza cya karambo nta maroge hari ariko Sodoma arahari abantu bakarambo rero bava karambo bakajya gusambana he Sodoma aha abaragiye akodesheje rogi nk'ukwezi aravuga ati kiri ngufasha ndakuripea nyumba n'abana banjye mbiteho ubwo mwari mumaze kugira abana bangahe twari tumaze kugira abana batatu nabwo nawe ushaka n'ibyo uzabyihorera ubwo rero uhaze avuga ibyo ashatse ariko utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi aragiye amaze ibyo byumweru bibiri ndagenda nkajya kuri rogi kapfukama ku muryango nisinde ndi hango atuzabanza ureka inzoga umupapa umwe w'inshuti yaramwe ariko reka nkubwire wa mugabo nubwo umugore wawe akora ibintu nawe siwe afite ikindi kintu kimugendamo ati ubwira ama nkugiriye uzamufata umujyane wanyu abone niwa w'umugabo we namara kuhabona igihe nikigera wapfa ntago umenya umunsi n'abana bazabona aho bazaba ubu abana bose abanyamahanga bakunda abana babo abo dupanze araje arambabariye apanze urugendo tugiye wa Tanzania ngo nkiswe se wapi ikiri mu muntu uretse utekana ukimuvana tukigera Dar es Salaam n'urugendo umuntu agenda iyo twageye iminsi itatu kugira ngo tugereyo imihanda yari mibi n'ibiki byose 3 n'igice
tugeze mu rugo ego ko numva inyota iranyishe ntago barayakira sindabona na databukwe sindabona na mabukwe nawe ngiye mfite inyota ariko atari wambara ko kwihangana ko amafaranga yafite ku mufuka ufite ndabona ndabaza ngo byeri ntari kubundi zo mu Rwanda iza hano nabwo nari nafashe zo mu Rwanda nazizanye nzimarira ku mupaka ati ndayishaka bashiki bateye ko tugere tukwereka banzana hano nka hafi yo mu rugo ndayinywa baza kunshaka barambura ngaruka nasinze Imana yampaye agakiza yarankoreye Imana ishimwe aha umugabo se kugeza ubu ngubu nawe yarakijijwe bimeze gute imbuto wamwereye ziri kubyara iki imbuto namwereye nizo azi ko nakijijwe n'ubu mama akabaza ati mama papi umugore wawe arakijijwe cyane agakijijwe niwe yahita kubwira icyo ndicyo kuko uri we ni ukuranga ni unakugaragaza niba uri we ni ukuranga kuko hari abantu bishushanya bakabatereka twinjire muri Yesu tujijishe dukora ubwa dusambane tujye kweshya ku mateleviziyo ku YouTube tuvuga ibintu uri we w'indani hari abantu bari physically inyuma ariko imbere burya niho hambere azi ko nkijijwe no musiramu mugabo wanjye no musiramu ariko ma liberté mubanye neza nta kibazo urugo rwacu no urugo abantu bose babuze ukuntu tubaye batari kumundi musiramu na mukristo gute intambara yararose bazana abagore ngo barongore agati niwe nahisemo nuriya nta nundi aranyuze baramba biba ngombwa ko ngo bamuvana mu madini ibintu nk'ibyo agatari kuko nzasiga umugore wa ati n'umukafiri ni kafiri nuri agati nta kundi nyine nta kundi Yesu ngira ngo ni ibintu byiza cyane ariko aha ngaho mama papi harimo isomo wenda hari abantu wenda bavuga bati ntabwo nabana n'umuntu tudahuje imyemerere umusore ati sinashaka umukobwa tudahuje umukobwa ati sinashaka umusore tudahuje aha ngaha wenda bitewe na experience ufite mu rugo uko urwubatse neza kandi ubana n'umwisilamu ngira ngo harimo amasomo hari inama wabagira wenda abantu batekereza iby'imyizerere kubihuza n'imyubakire y'urugo wenda kubaka urugo umunyarwanda aciwe umugani ngo kubaka urugo ni ishuri kwa kundi umwana ajya mu ishuri muri garidiyene kumutangiza agatangira kwandika agakonika beramye agatambitse agahagaze bikuzageza azigira kwandika rimwe niko urugo rumeze rero ubundi iyo abantu babiri babana mu rugo bagomba kwihanganira hakaba umwe uciye bugufi cyangwa umwe akajya hejuru kuko bose bareshya ntago byashoboka umutware wanjye rero kuba ari umusiramu wa mukristo ntago mubangamira ntago mbangamira igihe cya rayidi dore tumaze n'imisi araza urayimutekera byose oya ntago nyimutekera niwe ubyikorera uri kumva ubwo iyo minsi 30 yarangira ibintu bigasubira ku buryo neza yego nanjye najya gusenga ntambangamira kandi kuva waramenye ikintu ashima Imana cyatumye nandika ngo nsenge nuko nabo nafite agakiza kumwemere katari photocopy kuko nakijijwe nkijijwe babandi bose ati mapesha nge nkimara gukizwa hakijwe nk'abantu barenze 2000 kuko wabyumvaga wese yaravuga ati yagatumva ariko subwo nk'ubwo ko bibaho ndageragezwa umunsi ko nakunda kugivuga ndetse nakora ambiance cyane Mana ngo ati mva jyayo urumva kurumva jyayo ugenda muri bisi nabwo ari kwishize genda murona atarakomo ndinjiye ati ubwo kubera umaze kugira amatike 7 ubu ni free ndagerageza uvuga ndi hari umuntu twakundanaga cyane Imana ngo ateka imbere na mbere umugabo ugenda ubanze kutakimukunda yego ndavuga n'Imana umva ariko se ndi kumva bibiri nibyo cyasibye mubwire ndavuga ni shasi gikunda umugabo yitura hasi arapfaye yasigiye gukunda Imana ngo ati fata yo simukadi yawe uyivune ndavuga nako none ibintu uri kumva kuko ni ibintu byazaga gutya live bimbwi nijwe numvaga ari imbwi simukadi ndayifata ndayivuna indi nyamusaza wanjye yego nayifite ebyiri indi nyamusaza wanjye nta n'ubumenyi ari yagikoresha ndangije mitangaruka Imana ngo ugere gishyitse kirageze ugiye kunkorera kagira ngo gukorera Imana nzatumbagira mite nzabuka ibirembe kuko numvaga ibintu binyakamare byinshi cyane mutangiye gukora Imana rero
iyo urukijijwe by'ukuri ureka ababivanga mu minsi y'imiruko ugomba guca mu ishuri ry'Imana. niko bimeze. Birumvikana aho Imana yagukuye inaguhamagarira kuyikorera. Ngira ngo ni ibintu byiza. Nakunze kumva mu magambo wagiye uvuga ufite intimba nyinshi ku bw'abantu bica umurimo w'Imana cyangwa babivangavanga. Yo ubona wenda ukabona kuri social media abapasteri bari gutukana, ukabona mbese hari abakora ibintu bitukisha izina ry'Imana. Mama Papi, aho wibereye hariya ubibona gute? Ubona ni iyihe nama waha abakozi b'Imana abantu bakorera Imana ariko batukisha izina ryayo batera imbuto zikwiriye? Murakoze, Imana ibaha umugisha. Iyo nicaye nkabireba, iyo mbonye umwanya wo gufungura nkareba kuri YouTube, kuri izo zose imbuga nkoranyambaga, mbona abakozi b'Imana benshi bamaze guta umuhamagaro wabo. Barawutaye. Ntago babwira intama ko zigomba kwitwara. Yesu yabwiye abigishwa be ati ndagiye ariko nzabasigira umwuka wera niwe uzabafasha mu bintu byose kugira ngo muzagire mu bwami. Ati nubwo mbasize mu masega ariko nimuhumure ndi kumwe namwe. Yego, uretse ko agakiza nyine niyo mpamvu ngo ngiye mfite original, kuko fotokopi na original birasa. Uyu mwenda niba ari original nabazagenda bakore fotokopi bise. Utandukanye uyu mwenda super nawagise nukubanza ukareba icyapa cy'umwenda icyari cyo. Yego, nibwo umenya umwenda uwari we. Ariko ugiye mujyi ukabona umwenda usa gutya wapfa kugura utazi uwari wuguze. Nuko tuwabonye Mama Papi yambaye umwenda usa kuri ariko ntagoze ni ugura ngahe woragiye gusaba barakubeshya. Muri no minsi rero ukuntu ibintu bimeze biteye ubwoba. Ntiwamenya pasiteri ukuru wari we, ntiwamenya utari, kuko ibintu bavugira byonyine ku macano biteye ubwoba. Ariko nyir'umurimo arahari kandi araje. Kandi nasomye ijambo rirambwira ngo buri ntama yose igiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirabyo kugira ngo izigenzure zimenye. Uzaca uri umusinzi ntuzahinjira, uri umusambanyi, uri umutinganyi cyane. Nanone heza ibintu by'ubutinganyi mu bakozi b'Imana. Ubutinganyi, abagore bakaryamana, abagabo bakaryamana, ibintu byarenze haniro. Ariko Imana iraje ije gukora akazi kayo, kuko ntago Imana ni Imana itabeshya. Iyamariye ubwoko bw'Abisirayeli mu butayu yavuga ati nzabambutsa iminsi 3 bakagenda imyaka 40 nta santime igifite umwana w'umuntu. Hageze Yosuwa na Kalebu, abantu babiri n'abana batarengeje imyaka 12 kuko baragumye baribagirwa. Yego. Mama Papi, birumvikana muri iyi minsi tugenda tubona ibintu byinshi bihinduka. Yesu amaze gushiramo umwuka, umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerere imbere y'Imana. Nyamara rimwe na rimwe ukajya ukabona umukozi w'Imana, umuhanuzi araza avuga ati kugira ngo uhanurire, kugira ngo dukore ivugabutumwa iryo ari ryo ryose, kugira ngo usengere, urabanza wishyure amafaranga. Mbese ukabona ko habayeho gucuruza impano z'Imana no gusa n'abantu batesha agaciro amaraso ya Yesu, kuko yaribeye umuntu wese ngo yigerere ku Mana. Ibi bintu bigenda byaduka byo bivuga iki? Ibi bintu bigenda byaduka niyo mpamvu isengero cyangwa abantu bose bagiye bahinduka nabo. Imana ikagenda inabifunga bitewe n'ibyo bakoreragamo. Ubundi kizera cyamaze kugera hera. Kimaze kugera hera rero ni Imana ije kwikorera. Ubundi mu buzima busanzwe n'abatubanjirije abahanuzi bakuru, iyo wajyaga ku muntu w'Imana, ku mutabi cyangwa ku muhanuzi runaka, wagendanaga ituro. Yego, mbere yuko anasenga akagusengera wamaze kujyana icyo kurya cyangwa icyo kunywa, bitewe nuko impamvu bakoresha n'ibyo byose bakora basigaye bakora ibyo ngibyo. Abakozi b'Imana ahanini abenshi baba ari abakene. Yego, kuko hari Imana ivuga ati niba ufite nkanga turi ati kuva uyu munsi ntuzonye gukora ibyo bintu ndashaka gukoresha, ninjye Imana yabiguhaye. Imana ikagira ukuntu igahita birangiza byose.
yego ariko hararebwa kubera inda nini ariko mu buzima busanzwe umukozi w'Imana niba ugiye kumureba cyangwa yagusengeye yego akenshi nka tuba twaremereye Imana kubyara Imana ishatse kutajya muri za onapo kuganduka uko bikwiye yego ushaka kuzibanye ukasanga mfite nk'abana nka 7 cyangwa 8 bitewe nuko ndi hafi no kubageza kuko nemerewe iteka hanyuma ukavuga nkagusengera hanyuma imbaraga zose zigasha n'ibiki byose uri kumva bikarangira ntagangaye ariko iri umuntu w'Imana nubwo ati nta kibazo reka ngushyire n'icyo gihombo gure n'abana isukari ejo uzakomeza umurimo impamvu rero bagurisha izo mpano zabo Imana yabahaye ariko ije no kubahana izabahana Imana nta muyigira Imana ni umunyembabazi ariko bimenyereye ntabwo ikunda akamenyero yavuze ngo icyubahiro cyawe ntabwo uzajya undi muntu kuko business muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ahandi ni impano ati turaciririkanya tujye mu ndagusengera ubwo Imana yamaze kumuha wenda amaso ari n'abafite izindi mbaraga zitari z'Imana ese umuntu umuhanuzi w'Imana n'uwa bari uzamubwirwa n'iki biterwa nawe kuba ufite amaso y'umwuka cyangwa umutima ugenzura yego bakunze b'iyobokamana TV murumva ko ibintu birakomeye ni ukwitonda buri wese akigererayo kandi bikajya bigenda neza wowe ntabwo uca amafaranga kugusengera abantu cyangwa kubahanurira oya nyuzwe n'ubucuti bw'Uwiteka buraguhagije mama papi turimo rero tugana ku musozo w'iki kiganiro ubundi uyu munsi numvaga nifuza yuko dukorana ubuhamya bwawe none tukazajya tugaruka dukorana ivugabutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana ndetse no mu bundi buryo turimo tugana ku musozo rero uratanga nimero ya telefone maze nurangiza nyaboneka ufate nk'iminota 2-3 yo gusengera ibyifuzo by'abantu bitandukanye baba baragiye abantu bafite ibibazo bitandukanye hari abababaye hari abigunze nyamara kandi hari n'abaguwe neza ariko babuza agakiza cyangwa bibagiwe guko inshingano umuntu uguwe neza agomba gukora ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko niba wishimiye warukwiye kwifatikanya n'abatishoboye no kuko abajyana na Yesu gutabara abandi aribo bagabana umugisha w'Imana naho rero wowe wabikwiye gusenga ugashimikira Imana ukayishaka iyatabaye abandi nawe n'ukuri iri buzagutabare noneho uratanga nimero ya telefone maze nurangiza ufata uwo mwanya wo gusengera ibyifuzo by'abantu ku mwuka kuyoboye ubundi tuze tugana ku musozo w'iki kiganiro yego murakoze Imana ibamugisha mbere yuko ntanga iyo nimero numvisha umwuka w'Imana hari ijambo ambwiye ngo mbwire abari kunyumva mbwire isi yose uzagira amahirwe yo kumva buno buhamya ubu buhamya bwanjye abantu benshi bazajya babwumva bajya kuvuga ngo n'Uwiteka Imana yabikoze amen iryo jambo yanditse muri Yobu bice 42 umurongo wa mbere yego haba ngo nzi yuko ushobora byose nta gishobora kurogoya imigambi yawe muri bya bindi byose utekereza muri kagahinda n'umubabaro watewe n'isi cyangwa abantu cyangwa nawe ku giti cyawe bitewe naho yiyuca nta kinanira Imana mu gihe cyashyizwe upfa kuyikurikira n'umutima umwe kuko iby'Imana birya abarambiye bagiye biraryana iyi nzira y'agakiza kuyicamo uri umuntu w'intwari kwa kundi umuntu ajya ku rugamba bati ngenge kuba umusirikare ubundi urugendo rujya mu ijuru ni igisirikare ni uguhera hasi bakakwandika mpaka kuzageza igihe uzambarira generale ukaba generale major uyoboye ingabo zose niko no mu rugendo rw'ijuru bimeze iyo uciye ku ruhande hari abantu bajya baca ku ruhande ubu ngeyo ninjiye nk'ahantu mfite ayo maso y'umwuka Uwiteka Imana yanshoboje kwinjira nk'ahantu hari igihe ninjira nkahita menya ibyo utekereza byose niba ukijwe cyangwa ubeshye niba uri umukristo cyangwa uri antikristo kuko ni ibintu bisa kandi ngo kwanza nanone imbuto z'abo bantu nizo zikwereka uwo ari we nkaho umaze igihe kuri televiziyo umuntu ukijwe n'udakijijwe nkatwe tuba twaje kuvuga ivugabutumwa uramureba nawe ugahita umwibwira yego nimero zanjye iryo jambo n'Imana rimpaye ngo mbwire ubwoko bwose burimo bunyumva yego
nimero zanjye ni 078 90 99 334 nasubiramo 078 90 99 334 yego mwadusengera Imana reka twubahe Imana dusenge yego tugiye gusenga mu byiciro bibiri tugiye kubanza dusengere abantu hari abantu benshi bagushijwe n'abakozi b'Imana yego bafite ibikomere byo mu mutima kubera akati ngiye na mama sinzanasubira mu rusengero yesubire mu rusengero kubera ibintu pastor yankoreye kubera ibintu muririmbyi runaka kubera ibintu bireko barakomeretse bahisemo gusengera mu ngo zabo kuri za televiziyo cyangwa bapfukamye imbere y'Imana nongere sengere n'abandi bantu babirimo babigumemo icya gatatu ndasengera isi yose muri rusange Uwiteka Imana akomeza aturinde izi ndwara z'inzaduka kandi akomeza twambike imbaraga aturinde ibyorezo n'amakuba mu gihugu cyacu amen tugiye gusenga Imana ishobora byose Imana igira neza urengeza ubugingo bwacu se umwami wacu Yesu Kristo ko ushaka gukora umukozi w'umuhanga aya masaha y'ikirengera niyo Mose yazamukaga umusozi akajya kumva amakuru y'ijoro twahageze rero natwe Mana navuze icyo wambwiye kuvuga Jehova nsengeye ubwoko bwawe bwose Mana hari benshi bananiwe gusubira mu rusengero bitewe n'ibiberamo ayiwe Yesu wageze mu rusengero asanga barimo barashyiramo ibicuruzwa bitandukanye harabimenagura bitewe nuko hari aho gusengera hataraho ibyaha Mana ubiteho bagirire neza kuko bafite ibikomere byo mu mutima nurangiza kutubabara manuka natweza ukanadutunganya winjire mu mitima yacu natwe tugifite agakiza k'umwimerere urinde ubwoko bwawe bugikizwa ndetse bugisenga by'ukuri Imana nyiribihe kuko imbuto zacu nizo zaranga abo turi bo utugire neza urengere buri umwe kuko ushobora byose muri rusange Mana nyiribihe nsengeye isi yose utwiteho utugire neza tuhagakiza kazima kuko igihe kirageze bagusenge mu kuri no mu mwuka igihe kirageje uje kurobanura ihene mu ntama uje kurobanura intama mu ihene kuko niko watubwenya kubaha Imana komeza utwiteho turengere turwanirire urengere isi yose urwana urugamba kuko ibihe birakomeye kandi biragoye Imana nyiribihe nurengere buri umwe muri rusange nkweretse n'ino televiziyo Jehova n'isi niwe wayishyizeho Mana nyiribihe uduhuza n'uyu mugabo bitari ngombwa ko duhura ariko bya biri mu mugambi wawe nukomeze umurinde kandi ubiteho komeze kubaha imbaraga zo gukora umurimo wawe mu gihe nk'iki Mana nyiribihe abandi babiretse urakoze kubanye natwe tugushime ko watangiranye natwe washoje natwe tubisabye twizeye mu Yesu Kristo amen.